Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kayonza baratakambira ubuyobozi bw'aka karere kubishyuriza amafaranga bambuye na kampani yitwa Rwanda Biofuels Limited izwi ku izina rya Gitorofa. Bakaba bavuga ko yakoreraga mu murenge wa Rwinkwavu ihinga igihingwa cy'imbuto zavagamo peteroli na mazutu. Ibi bikaba byarabateje ibibazo bitandukanye harimo kutishyurira abana babo amafaranga y'ishuri. Aba mfite imbogamizi tukaba twarakoreye mu murenge wa Rwinkwavu umushinga bita Rwanda Biofuels. Uwo mushinga akaba ariwo bita Gitorofa. Gitorofa tukaba tumaze hafi imyaka irenga 10 twarakoze. Iyo Gitorofa ikaba yarahagaze uwo mushinga, ariko muri uno mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatatu baje bazana kopi mu murenge wa Rwinkwavu turazuzuza ngo bagiye kuduhemba, none dore ameza. Umushinga witwa Rwanda Biofuels Limited bahingaga igiti cyitwa Gitorofa. Hari imbuto cyeraga zamara kwera bakazivanga n'ibindi bintu andi maproduit zikabyara peteroli na mazutu. Abaturage bavuga ko bari barahawe akazi n'uwitwaga Nkongori yaburiye irengero mu mujyi wa Kigali ntibongere kumuca iryera. Gusa abaturage ikibazo cyabo batigejeje ku buyobozi bw'akarere, dore ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka bahawe impapuro bakazisinya ariko bakaba batazi iherezo ryazo. Mu kwezi kwa gatatu baje bazana kopi mu murenge wa Rwinkwavu turazuzuza ngo bagiye kuduhemba, none dore ameza agereye. Wari waraduha akazi n'uwitwaga Nkongori yaturukaga i Kigali. Bakomeza bavuga ko byadindije imishinga yabo bari barateganyije gukora bifashishije aya mafaranga, bakaboneraho gusaba ubuyobozi bw'akarere gukomeza kubishyuriza amafaranga yabo kugira ngo bakemure ibibazo by'imibereho bafite. Hari imbogamizi zigera kuri 3 dufite. Twakozemo dufite imishinga twari twarapanze, none ubwo umushinga wacu warapfuye. Cya kabiri abana bacu biga babuze minerivare. Ikindi nanone natwe ubwacu twasubiye inyuma nko mu iterambere ryacu bitewe n'uwo mushinga bahagaritse. Rwose turagira ngo mutuvuganire mutubarize uwo murenge wa Rwinkwavu kuko baza impapuro, mutubarize no cyangwa se mugere ku rwego rw'igihugu kuko umushinga ntiwaza mu rwego igihugu kitawuzi. Mutwishyurize rwose ayo mezi 3 n'igice kuko turababaye cyane abaturage bakoze. Naho umuyobozi w'akarere ka Kayonza Bwana Nyemanzi Jean Bosco we aravuga ko iki kibazo bari kugikurikirana bafatanyije n'izindi nzego, nibamara kubona igisubizo bazababwira. Bakoreye kampani iragenda, ikibazo turimo turagikurikirana n'izindi nzego nitumara kukibonera igisubizo tuzababwira. Reka tubibutse ko iki kibazo kimaze imyaka 10 abakorera Rwanda Biofuels Limited bishyuza bakaba amaso yaraheze mu kirere. Didier Hategekimana, ATV mu karere ka Kayonza.